Shalom shalom, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitatu by'ingenzi umuntu agomba kugira mu buzima kugira ngo abashe gutera imbere, abashe kumererwa neza, abashe kuba umuntu akomeye nk'uko abandi bantu bakomera muri iyi si ugasanga ubuzima bumeze neza. Ivyo bintu bitatu rero nivyo tugiye kuganiraho mu mwanya muto, mu kiganiro tugiye gukora nk'iminota 5. Niba ari ubwa mbere utubonye kuri kamera cyangwa kuri TV, tuguhaye ikaze. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse video abandi kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kure. Hari ibintu bitatu rero umuntu agomba kuba atunze mu buzima kugira ngo abashe gutera imbere. Ikintu cya mbere kugira umuntu abashe gutera imbere agomba kuba afite nuko Imana igomba kuba imufiteho umugambi mwiza. Hari umugambi mwiza Imana ifite kuri wowe. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ikigira kabiri nuko haba hari isezerano Imana yagusezeraniye cy'icyo uzaba cyo. Iyo hari icyo Imana yagusezeraniye cy'icyo uzaba cyo, icyo ni ikintu cya kabiri kiba kiguhesha amahirwe yo kubasha gutera imbere. Icya gatatu naho isezerano rizasohorera. Aho isezerano rizasohorera icyo ni ingenzi. Ariko muri ibi bintu bitatu, ikintu cya mbere n'icya kabiri ntabwo umwana w'umuntu abigiramo uruhare kugira ngo bimubeho. Ariko icya gatatu cya isezerano rizasohorera, umwana w'umuntu agomba kubigiramo uruhare kugira isezerano rizasohore kandi risohore vuba mbese ryuzuye atakiburamo. Icya mbere Imana kugira ikugireho umugambi mwiza ntabwo bihitamo, ni uguhitamo kw'Imana. Ndetse no kugira Imana igusezerana icyo uzaba cyo, nta mwana w'umuntu ubihitamo, ivyo navyo biri mu mugambi w'Imana. Ariko icya gatatu, aho isezerano rizasohorera, Imana ishyiraho aho isezerano rizasohorera, ariko kugira rizasohorera aho hantu umwana w'umuntu agomba kubigiramo uruhare. Niba Imana yagusezeraniye ko uzaba umuntu akomeye, ugomba kubigiramo uruhare ukabiharanira kugira uzabe umuntu akomeye. Niba Imana yagusezeraniye ngo uzaba ministre, ugomba kwiga. Wamara kwiga ugahera muri primaire ukarangiza ukajya secondaire, ukarangiza secondaire ukajya university. Wamara kuva university ukaza ugatangira umurimo, ukagenda ukinjira politike kugeza ubaye ministre. Ntabwo wagenda ngo wicare ugihame usinzire ngo Imana yampaye amasezerano yo kuzaba ministre. Ntabwo byasohora. Amasezerano yawe yapfira, mukazapfura umuturage ngaho usanzwe kandi wari ifitanye umugambi mwiza n'Imana. Niba Imana yagusezeraniye ko uzaba umucuruzi, ugomba gutangira business ugatangira gucuruza. Niba Imana yagusezeraniye ko uzaba umuntu akomeye mu bintu runaka, ugomba kubiharanira. Rero niba ufite isezerano ry'Imana, ukabuze ngo Imana ifiteho umugambi mwiza, mbese wagenda n'ahantu gusenga n'abahanuzi bakaguhanurira ngo Imana igiye kukugirira neza, ugiye kuba umuntu ukomeye, tangira ubiharanire. Kubivuga Imana ni kimwe, iyo ibishyizeho haba hasigaye umurimo wawe ngo ubiharanire usohoze isezerano Imana yagusezeraniye. Nukomeza ukaryama ngo twavuganye n'Imana ngo Imana yabivuzeho, uzapfura umutindi, uzapfa ataco wigejejeho, uzapfura insuzugurwa, ibibazo bizama mu rugo rwawe, wame wivovota ko Imana yaguhaye ubuzima bubi kandi wabigizemo uruhare. Iyo niyo message nari kuzaniye. Ibi bintu bitatu n'ubuzi ngo urabifite, ukabuze ngo Imana ifiteho umugambi mwiza, maze kumenya amakuru. Hari amasezerano ufitanye n'Imana, maze kumenya amakuru. Haranira ugusohoza amasezerano Imana yagusezeraniye ukoresheje imbaraga zawe, kuko ivyo Imana yakuvuzeho byose bizasohora binyuze kuri wowe. Mwakoze cyane rero mwe twari turi kumwe muri kino kiganiro. Reka duhure muri video y'ubutaha mu gice cya kabiri tuganira ku yindi nkuru. Shalom shalom, Imana ibarinde.